Hello guys, I hope ko mumeze neza cyane. Nkuko mubibona rero ndi muri LinkedIn website. Uyu munsi tuje kuvuga kuri LinkedIn. Nabonye abantu benshi bambaza ese ko twumva ngo bakora amafaranga kuri LinkedIn, ese bayakoreraho bate ibiki. So, nje kubasharinga rero nje ibyo nzi kuri LinkedIn. First of all, LinkedIn ntago ari urubuga rwo gukoreraho amafaranga, ariko ni urubuga rwagufasha kuba wakorera amafaranga. Iyo tuvuze ngo kuba wakorera amafaranga nuko ari urubuga ushobora kujyaho ugacreatinga account cyangwa se profile yawe wayicreatinga neza, ikaguhesha akazi cyangwa se uko kuri LinkedIn first of all haba hariyo abantu bafite ibyo bakora, abantu bafite ama companies, abantu bafite skills. So nukuvuga ngo LinkedIn huza abantu bafite companies gahuza n'abantu bafite skills. Nukuvuga ngo umuntu ufite company ashobora kuba ari gushaka umukozi akabona profile yawe akakwaapproachinga akakwandikira, cyangwa se n'undi muntu muhuje skills ashobora kuba afite akazi akavuga ati no I know this person, namubonye bimeze utya akakwandikira akagusharinga opportunities. So now ese noneho first of all icyo ukora uraza ugacreatinga uruza kuri urubuga rwa LinkedIn ugacreatinga account. Nkuko mubibona nje mfiteho account yanjye. Iyi ni account describing who I am. So now sinzi niba ari internet irimo kugenda gake. Now nkuko mubibona rero iyi ni profile yanjye ya GitHub. Sorry, ni profile yanjye ya LinkedIn. So, iyi profile ya LinkedIn nkuko mubibona ni profile yanjye igaragaza uwondi we, amazina, skills mfite n'ibiki byose, abantu mfite, abankurikirana, ibintu nk'ibyo, amashuri nize n'ibiki. Nukuvuga ngo byose nyine uraza ukabishira hano uka describing who you are. Ni description igaragaza ibyo nkora ndetse n'ibyo nzi. So ibi byose wowe icyo ukora uraza ugacreatingaho iyo account cyangwa se iyo profile. So icyo ukora noneho uratangira ukajya ushiraho icyo bita post, ukagaragaza icyo twakwita journey yawe cyangwa se skills zawe. Umaze gucreatinga account, uri mu web developer cyangwa se uri mu graphic designer, umaze gucreatinga account, icyo ukora nuko ugenda upostinga. Tuvuge urugero, niba mubibona neza nk'uyu muntu urabona iyi ngiyi ni arimo gusharinga idea cyangwa se arimo kwereka abantu Stack Overflow is dying and most developer are quietly watching in silent. Arimo kugenda asharinga ibyo abona, hano haba hari ibintu byinshi. So ikindi noneho urabona nk'uyu nguyu like he is a Kenneth Nina before is from maybe Nigeria, I don't know him. So ariko iyo uri mu developer bijyanye n'ibyo ugenda ushiraho nabo ugenda liking bakuzanira nyine abantu muri space imwe cyangwa se muri industry imwe, nibo bakunze kuzanira cyane. So hano abari abantu basharinga ama opportunities, hari ama company, hari ibiki urabona nk'aba ngaba ngo we are hiring. Nubwo so icyo nababwira hano ntago ugenda uhubuka cyangwa se like ngo buri kintu cyose ubonye uhite no. Hano barimo kuvuga ngo maybe we are hiring, ariko you have to make sure ko company iri professional, bitari scam. So haba hari opportunities nyinshi, hari ideas nyinshi, hari ibintu byinshi cyane. So now wowe rero icyo ukora nuko uza ugacreatinga account. Umaze gucreatinga account ugomba gucreatinga professional account. So iyo umaze gucreatinga account ushobora gusharinga ibyo wakoze, ushobora guconnecta n'abandi bantu, gusaba connection y'abandi bantu bakora nk'ibyo ukora, bashobora kugufasha, bashobora kugira inama, bashobora guhereza idea. So noneho iyo urimo kuganira n'abo bantu, umuntu ashobora kugira opportunities akavuga ati uyu muntu wenda nabonye afite post yakoze website, cyangwa se nabonye bimeze gutya, cyangwa se umuhechara umuntu ushaka abakozi agahita kubona akaba yaguhayaringa. So ibyo rero nibyo navuga nzi ko kuri LinkedIn bikora cyane. Ibindi numva ngo hari uburyo ngo hari abantu benshi bagiye bambwira ngo ngo hey ngo you can rent your LinkedIn and also get money. So nubisha abantu benshi bambwira ibyo bintu, ariko LinkedIn yawe hano ni LinkedIn, ni hano uverify ID yawe like this is the professional account.
So I hope ko rero mwumvishe icyo LinkedIn ishobora kugufasha. Icyo ukora ni ukuza ugakreatingaho account, and then iyo account yawe igufasha kugaragaza skills zawe, ishobora kuguhuza n'abandi bantu bakora nk'ibyawe, kuko murabizi most of the time opportunities zibonekera muri connection ufitanye n'abantu mu bantu muziranye. So hano urubuga icyo rugufasha ntekereza ko ari kugaragaza skills zawe, and then wagira opportunities ubona bikaba byagufasha. Ariko nanone hari murabona ko hari amatab atandukanye. Hano hariho nka za connections, sorry, my network, aho bagaragaza aba connection, murabona nk'aba connection mfite ibiki ibintu nk'ibyo. Jobs, hano naho haba hariho ama jobs ushobora kuba wakwa applyinga. Urabona hano hariho jobs za software engineering, software, so ibintu nk'ibyo. Urabona this is more jobs ushobora kuba hano uri interested, ushobora kugerageza ayo mahirwe. So ikindi ni tab ya messages, hano na ama message bawandikirana n'abantu. Ikindi wenda hano ni kuri notifications. So in generally ni urubuga rwa LinkedIn rugufasha kugaragaza skills zawe. Wicyo ukora nta kindi ni ugushaka ba connection so ni ukugerageza gushaka abantu bakora bimwe nk'ibyo ukora, ukabagisha inama, cyangwa se ikindi ukerekana ibyo ukora. Ikindi ugakora profile nziza, profile account nziza ishobora kurecommendinga abandi bantu. So guys, thank you so much. That's what I know about LinkedIn. Niba nawe hari ibindi uzi bijyanye na LinkedIn, ubyandike hehe muri comment. So thank you so much guys. I hope this video helps you well. Thank you.